Mu Rwanda hagiye kubakwa amashuri yo ku rwego rwo hejuru cyane. Iki kiganiro tukiza kukiganira ariko tugenda tureba no kubera iki u Rwanda rushobora kuba rugiye kubaka amashuri, ese nuko afite cyangwa u Rwanda rufite amashuri atabereye u Rwanda, nuko amashuri yacu adahagije, nuko abantu twigisha atari abana bafite ubumenyi bukenewe, no kubera iki. Muri kino kiganiro tugiye kureba ikijyanye n'uburezi mu Rwanda muri rusange, ariko twibanda cyane ku mashuri kano kanya agiye kubakwa mu Rwanda, ndetse bivuga ko ashobora kuba afite itandukaniro n'asanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Bana natwe rero kugira tuze kumenya ni igiki kigiye gukorwa, ni iki cyambere tuzaza kureba muri kino kiganiro. Amashuri agiye kubakwa agamije iki, yateguwe nande, ese agiye kuza ahindura iki noneho, cyane ko n'ubusanzwe dusanzwe tuzi yuko mu Rwanda hari ubucucike bwinshi cyane mu mashuri abanza n'ayisumbuye, aho buri munsi bagenda bashaka uburyo bongera ibyumba by'amashuri kugira abana bige bisanzuye, kandi n'umwarimu bigisha aba yumva yuko nta kibazo afite. Nuko yageze agiye kuzana n'amashuri atandukanye n'aya ngaya, tuzaza kubona muri kino kiganiro. Ese aya mashuri noneho agiye kubakwa agiye kuzaza ari ku ruhe rwego? Ni urwego rungana ute umubyeyi agiye kwitega ko n'amashuri agiye kubakwa? Tugiye kureba muri kino kiganiro. Azaba ari ku rwego mpuzamahanga, azaba ku rwego mpuzakarere, mpuzamirenge. Ahangaha ushobora guhita wibaza ni uko icyo u Rwanda rugiye kubaka amashuri azaba ari ku ruhe rwego. Mu yandi magambo, ni bande bazigamo muri aya mashuri? Birumvikana yuko nyine ugerageje kumva neza n'iki kiganiro ko gitangiye kivuga rero ko aya mashuri atari ay'abantu bose, kandi mu Rwanda muri ko dufite ikintu bita slogan ivuga ngo education for all, cyangwa se uburezi budaheza, cyangwa se uburezi bw'abantu bose. Ni ukuvuga ngo niba waravukiye mu Rwanda ukaba ufite ubushake bwo kwiga, ugomba kugera mu ishuri ukiga kandi ukabona ibikenewe nk'abantu bose. Aba bantu se noneho bazanye amashuri ari ku ruhe rwego? Ari kuri international levels cyangwa se nasanzwe na meze gute? Ikiganiro twakoze ejo bundi bwari uburezi budaheza bitewe n'ikiganiro cyasohotse. Noneho ndagira kano kanya turebera hamwe ni ayahe mashuri agiye kubakwa, agiye kuzana iki, hateganyije iki. Ese hari ayatangiye? Niba koko hagiye kuzana andi mashuri arenze ayo dufite, ubwo ni mu bushobozi cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugiye kureba muri kino kiganiro. Hari ayatangiye wenda dushobora gufatira icyitegererezo. Noneho kano kanya niba yaratangiye, se yatangiye kubakwa haragaragara? Turaza kubirebera ahangaha. Niba se hari ni ayahe? Ni bande bazayubaka? Niba atayubakwa ni u Rwanda, ni imfashanyo, bizaba bimeze gute? Urakoze cyane. Ahangaha ari ku Itara TV. Niba rugomba dukurikiranye kandi subscribe ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byubaka nko mugenda mu gihe. Yes, ni nk'ibisanzwe turakwakiye ku Itara TV. Hari inkuru yasohotse irimo igaragaza ko urwego rw'igihugu rushinzwe amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro RTB rutangaza ko rwatangiye igikorwa cyo kubaka ibigo by'amashuri by'itegererezo ya TVET cyangwa se Centers of Excellence, ari ku rwego rw'Uburayi cyangwa se ku rwego rwo gukomeza gushaka ibisubizo by'u Rwanda n'abanyarwanda bajya bahangana ku rwego mpuzamahanga. Ni nyuma y'uko uyu muyobozi wa RTB yari yagize gutanga ikiganiro, ariko umunsi noneho tugiye kureba hamwe aya amashuri agiye gutangizwa mu Rwanda ya TVET agiye kuba ameze gute. Ubundi biteganyijwe yuko hazubakwa ibigo bigera kuri 30 by'icyitegererezo, kimwe muri buri mu karere. Ubwo ukumva nyine buri karere nimba ari ikigo kimwe cy'ishuri, Huye hazaba ari ikigo, Muhanga ari ikigo, Kamonyi ari ikigo, Musanze ikigo, Nyabihu ikigo, Rubavu ikigo, Rutsiro, Nyamasheke, Kigali nuko nguko, Iburasirazuba hose buri karere kazaga gafite ikigo kimwe cy'ishuri. Bikazafasha abanyarwanda kutongera kujya gushaka byinshi mu bikoresho mu bihugu by'Ubushinwa na Korea, kuko bajya babibonera mu Rwanda. Icyo gihe nyuma yo kugira bamare kubaka no gutangira kwiga, ntabwo bazongera kujya mu bihugu bya Korea no mu Bushinwa, cyane cyane ko ibihugu bifite education bijyanye na TVET mu buryo bwo hejuru. Umushinga wo kubaka ibigo by'amashuri
cy'itekerezo ya TVET uteganya kuzaba ari ku rwego mpuzamahanga kubera ko azaba ameze nk'ayo mu bihugu birimo nka Korea. Ikindi gihugu wenda bafata icyitegerezo ni Luxembourg, Australia n'ahandi mu bihugu byateye imbere, ku buryo abanyeshuri bazajya bayarangizamo bazaba bari ku rwego rumwe n'urw'abarangiza muri ibyo bihugu byavuzwe haraguru. Kubera yuko umunyeshuri azaba yemerewe kujya gukorera mu bihugu byo hanze, bivuga ngo n'aya mashuri agiye kubakwa azaba afite ubushobozi bwo gutanga ireme ry'uburezi, ku buryo umwana usohotse muri kino kigo cy'ishuri kizaba cyarubatswe azaba afite ubuhanga bwo kujya gukompeta n'ibindi bigo byavuzwe haraguru nka Korea, Luxembourg, Australia cyangwa se ibindi bigo bitandukanye by'Uburayi. Rero aya mashuri harimo yatangiye kubakwa, andi yo akaba biri mu nzira, kubera ko ingengo y'imari yagera kuri wenda 15 yamaze kuboneka, ku buryo naho agomba kubakwa harazwi. Ubu ngubu kano kanya harimo hanategurwa, nta yandi mahitamo yandi uretse gutangira kubaka, bivuga ngo uyu mushinga umaze iminsi uteguwe. Aya mashuri azajya yigamo abana batsinze neza kurusha abandi mu bizamini bya leta gisoza amashuri y'icyiciro rusange, ubwo ni troncome. Bakajya batanga amasomo azibanda cyane kuri tekinoloji igezweho mu nzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, ubuhinzi n'ubworozi, ubwubatsi, kubyaza umusaruro, ibyuma n'ibindi. Umuyobozi mukuru wa RTV Paul Mukunzi, bakunda kumwita Mukunzi ariko ubundi yitwa Umukunzi Paul, avuga ko imirimo yo kubaka amwe muri ayo mashuri igeze kuri 20%, ariko ko nibura umwaka utaha wa 2026 uzajya kurangira hamaze kubakwa nibura 8. Bityo bikaba biteganyijwe yuko kubera ko amafaranga y'ibishushanyo mbonera bihari, nivuga ngo birateguye yuko nyine imirimo yo kubaka izagenda yirukanka cyane. Mu magambo yivugiye rero yavuze ati nko mu ishuri rya Coding Academy riri Nyabihu, ahangaha ni ishuri urenze mu Kamiraho gatoya ukarenga ku Rwibutso, hari ahantu bita ku Gasoko, ubwo uri kugana i Musanze cyangwa se Kigali, iruhande rw'uburyo hari ishuri rya Coding Academy. Ni ishuri ryarangije kuzura ndetse ndatekereza kano kanya baryigiramo. Bavuga yuko imirimo yayo igeze nko kuri 20%, ariko nuvuga ngo ubu bari kugenda nyine baryagura ku rwego rwiza, ku buryo azaba ari international cyangwa se ari ikigo gishobora guhangana na bya bigo twabonye mu bihugu nka za Korea, Luxembourg, Australia cyangwa se ibihugu by'Uburayi muri rusange. Noneho iyi gahunda dufite cyangwa se bafite muri kuno kwezi kwa 10 cyangwa se muri bya bigo twagiye tuvuga bita Center of Excellence, aya mbere azatahwa azabarangiye, noneho batangire kugira kwiga. Irya kabiri ni rigiye gutangira mu cyanya cy'inganda, aho twabonye inkunga ya miliyoni 7 z'amadolari yo kuryubaka nyine. Urumva ko y'amashuri arahenze cyane. Niba ishuri rishobora gutwara amadolari ya miliyoni 7, ni ishuri zari ku rwego rwiza, rubikoresho byiza, abatekinisiye nabo bari bien préparé, ni ishuri zari rimeze neza. Hagiye gutegurwa ibijyanye no gusiza mu gihe cy'umwaka umwe n'igice, bavuga ko bazaba bamaze kuritaha. Uvuga ngo uyu mwaka n'uri wa 2026 iri shuri rigiye kubaka mu cyanya cy'inganda rya tekinike cyangwa se rya TVET rizaba rirangiye. Bavuga ko ayandi mashuri ya TVET y'icyerekezo cyangwa se agezweho 8 azaba afite ubushobozi nk'ariya twavuze ruguru, agiye kubakwa none ku bufatanye bwa leta ya Korea. Nuvuga Korea izatera inkunga, akazatwara byibuze miliyari 135 y'amafaranga y'u Rwanda. Akaba yaramaze kuboneka, hakaba hagiye gukurikira gutanga amasoko yo kuyubaka, ku buryo mu mwaka cyangwa se mu myaka 2 iri imbere imirimo yose yo kubyubaka cyangwa se yo kubaka izo nyubako izaba yarangiye, agatangira kwigirwamo byibuze muri 2027. Nuvuga uyu mwaka wa 2025, 2025, 2026, noneho 2027 bakaba batangira kuyigiramo ari amashuri ameze neza. Bavuga ko hari n'amashuri 3 nayo agomba kubakwa ku bufatanye na leta na Luxembourg,
azibanda mu kwigisha ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Amasoko y'imirimo yo kuyubaka nayo yamaze gushyirwa hanze kugira ngo nyine apiganirwe, akazuzura atwaye byibuze miliyoni 30 z'amayero. Bikaba biteganyijwe ko no mu myaka 2 iri imbere azaba yuzuye agataho rumani nka cyagiye n'ubundi 2027. Hari ayandi mashuri nanone 2 yatewe inkunga n'umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi bita EU. Hakaba harimo ibikorwa y'inyigo yayo, nubwo inkunga yo kuyubaka yamaze kuboneka. Nuvuga aya mashuri yose turi kugenda tuvuga, birumvikana yuko amashuri azubakwa kano kanya, amafaranga yo kuyubaka arahari, azaba ari amashuri meza nkuko mu kugenda mubibona hano kuri no video ndi kubaha. Azaba ari amashuri meza kujya umwana uzayigamo rwose azaba afite ubushobozi bwo kuba ashobora guhatana n'umwana wize muri Korea, mu Bwongereza, Australia, Luxembourg n'ahandi hatandukanye mu bice bimwe na bimwe by'igihugu cyangwa se by'umugabane w'u Burayi. Aya mashuri y'ikitegererezo azaba afite nibura ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 600. Intego nyamukuru ya leta y'u Rwanda ari uko gahunda y'icyiciro cya 2 cya gahunda y'igihugu y'iterambere NCT2 izajya kurangira yose yarubatswe kandi yaratangiye kwigirwamo, cyane cyane ko bigaragara ko nyine byibuze muri 2027 aya mashuri azabonekamo. Ubundi mu Rwanda iyo bavuze TVET school abantu bumva iki? Bimva y'amashuri nyine y'imyuga, akarere kenshi tukunda kwita Technical and Vocational Education and Training. Akaba ari gahunda yigisha imyuga n'ubumenyingiro igamije gutegura abanyeshuri mu kazi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Rero mu Rwanda amashuri ya TVET asabwa kuba yujuje ibintu bimwe na bimwe kugira ngo abashe gutanga uburezi bufite ireme kandi bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Twavuga nka bimwe wenda mu bintu biba bikenewe mu mashuri ya TVET nziza mu Rwanda. Noneho wumve tubihuze na biriya twagiye dusoma hejuru, cyane cyane ari amashuri bigaragara azaba ari international cyangwa se ari amashuri yambukiranya imipaka hose. Agomba kuba afite ibikoresho bifite ireme. Nuvuga ngo TVET igomba kuba ifite ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi byifashishwa mu myigire. Ibikoresho bishobora kuba ari ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'imyuga itandukanye, twaba nko guteka, gusudira, kwita ku buvuzi n'ibindi, imashini ndetse n'ibindi bikoresho by'umwuga. Nuvuga ngo niba ugiye kugira ishuri nyaryo ryo mu Rwanda, rigomba kuba rifite ibikoresho bifite ireme, ari nabyo bazagenderaho mu kubaka ari amashuri twagiye twumva haraguru 30 y'ikitegererezo, aho buri shuri rizaba rifite amahirwe yo kubakwa muri buri karere mu kwegereza nyine abanyeshuri y'amashuri agezweho. Abarezi bagomba kuba bafite ubumenyi buhambaye. Nivuga ngo niba umurezi agiye kwigisha tuvuge wenda ibijyanye n'ubuhinzi, agomba kuba umuntu wabyize kandi noneho anabyumva afite n'ubumenyi bukwiriye mu mwuga. Akaba wenda yarahuguriwe muri ubwo buryo bwo gutanga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, atitebwa cyangwa se yumva yuko nta kibazo na kimwe afite. Rero umuntu uzigira muri aya mashuri babana bazaba batsinze ku rwego hejuru azahura n'aba bantu. Amashuri agomba gutanga amasomo ahuye n'isoko ry'umurimo nk'uko twajya tubyumva. Uyu mwana uzigira ahantu azaba afite ubushobozi bwo kuba yasohoka muri ishuri nyuma yo kurangiza, akaba afite ubushobozi kujya gukora mu bihugu by'Uburaya bitamusabye wenda akanya kanini. Bivuga ngo azaba afite ubuhanga buhambaye. Sombaze wenda nimba abana ariko kano kanya byo batabona ubumenyi buhambaye kujya bajya guhigana n'aba bana bize Buraya, ibyo ntabwo napfa kubitangaho wenda ubusobanuro, ariko ikigaragara ko aya mashuri agiye kuza azara amashuri afite tekinoloji hejuru cyane. Noneho ikindi kizaba kirimo muri aya mashuri ni uko azaba afite ubushobozi bwo gufasha abanyeshuri kubona imirimo mu buryo bworoshye. TVET nziza nk'ubusanzwe nyine igomba kuba ifite uburyo bwo gufasha abanyeshuri no gushaka akazi nyuma yo gusoza amasomo. Hakaba harimo no kubahuza n'ibigo by'imirimo ndetse n'ubufasha bw'amasomo yabafasha gukora mu buryo bw'umwuga bitabavunnye cyane. Rero ibigo bigiye kubagwa 30 bizaba bifite n'ubushobozi nanone bwo ku mwana uzaba uvuyemo azafite kubona icyakora mu buryo bworoshye.
Rero nimba dukurikiranye kujya kino kiganiro kirangiye ndagira ngo subscribe utubwire se aya mashuri agiye kubakwa urayumvamo iki yabaje aje gusimbura zino TVET dufite ese tuvuge ko zino TVET noneho dufite kano kanya ari za TSS cyangwa se zindi TVET zisanzwe zikora zidatanga ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo akariyo mpamvu wenda bagiye kuzana ayandi mashuri aremereye nuko iki Leta y'u Rwanda idafata noneho ano mashuri asanzwe twita TVET ahubwo yongera ubushobozi kugira noneho na wa mwana wo mu cyaro urimo yiga kano kanya TVET ashaka kuzafite skills cyangwa se ubumenyi bwamutambutsa ku ruhando mpuzamahanga akaba yashobora guhatana n'abandi akabona imirimo nk'uko bari kubiteganya. Sinzi wenda muraza kutubwira icyakorwa ari wowe wakora iki. Ciao ikiganiro cyo kigaruka kandi subscribe usangize n'abandi aho nyine uzabona aya makuru nk'aya ngaya.